Kuva mu mwaka wa 2006 leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda y'imihigo. Iyi gahunda igamije kwihutisha iterambere rirambye ry'abanyarwanda. Umuco w'imihigo watumye abanyarwanda baharanira kwigira no kwihesha agaciro, baharanira iterambere ryabo bitabaye ngombwa ko bategereza ko imuhana akenshi kaza imvura ihise. Ibi byatumye buri munyarwanda wese aharanira kwiha intego y'ibyo agomba kuba yagezeho mu gihe runaka, kandi icyo gihe cyagera agahigura, aho bitagenze neza agafata ingamba zo kubikosora. Buri mwaka w'ingengo y'imari, uturere twose n'izindi nzego z'igihugu zikusanya ibitekerezo by'abaturage, zikabikuramo imihigo igamije kwihutisha iterambere no guhindura ubuzima n'imibereho by'umuturage we mugenerwabikorwa w'ibanze. Akarere ka Bugesera ni kamwe mu turere 7 tugize intara y'Uburasirazuba. Gaherereye mu majyepfo ashyira Uburasirazuba bw'u Rwanda, kari ku mupaka w'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi. Gafite imirenge 15, utugari 72 n'imidugudu 581, kakaba gatuwe n'abaturage barenga 460,000. Muri uyu mwaka w'ingengo y'imari wa 2020-2021, akarere ka Bugesera kahize imihigo 91 hashingiwe ku nkingi 3 za guverinoma. Inama njyanama rero imaze gutora ingengo y'imari buri mwaka, ingengo y'imari bishingiye ku bikorwa bigaragara yuko byihutirwa kandi abaturage bagizemo uruhare mu kubitangaho ibitekerezo no kubitoranya. Iyo ibyo birangiye, inama njyanama mu makomisiyo yayo ishinzwe ubukungu, ishinzwe imibereho myiza y'abaturage, ishinzwe imiyoborere myiza, bose bagenda bakurikirana ibikorwa bishyirwa mu bikorwa, kandi muzi yuko ibikorwa ubu ngubu biba biri no mu mihigo y'akarere ka buri mwaka. By'umwihariko hashyizweho na komisiyo idasanzwe y'inama njyanama, ariko inama njyanama ihuriraho n'abandi bakozi bashinzwe ibya planning mu karere ndetse n'abafatanyabikorwa batandukanye mu gukurikirana uburyo imihigo ishyirwa mu bikorwa. Mu bukungu kahize imihigo 23, mu mibereho myiza gahiga imihigo 50, naho mu miyoborere myiza n'ubutabera gahiga imihigo 18. Reka turebere hamwe uko iyo mihigo yashyizwe mu bikorwa n'impinduka yagize ku mibereho n'iterambere by'abaturage bo bagenerwabikorwa b'ibanze. Mu bukungu, akarere ka Bugesera kahize imihigo 23 yiganjemo iyo guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi, kubaka ibikorwa remezo, kongera ingufu z'amazi n'amashanyarazi, kurengera ibidukikije, guhanga imirimo no kwimakaza umuco wo kwizigamira n'ibindi bikorwa bitandukanye byazamuye ubukungu bw'akarere ka Bugesera mu buryo bugaragara. Imihigo kugeza kuri uyu munsi, imihigo yose twahize tumaze kuyigura ku kigereranyo cya 96%, ariko nanone kuko nabivuze igenda ituruka muri bya bice. Mu gice cy'ubukungu yo imaze kurenga 97%, mu gice cy'imibereho myiza ari naho turi imbere cyane ni kuri 98%, ariko mu gice cy'imibereho myiza n'ubutabera ko twari tukiri kuri 92%, ariko tugifitiye iminsi navuga mike yo gusoza ukwezi kwa gatandatu kugira ngo turebe ko hari ikiyongeraho. Muri rusange rero kugeza ubu niyo nta kindi twabasha gukoraho, twaba tuvuga ko imihigo yacu twayejeje kuri 96%. Mu guteza imbere ubuhinzi, muri uyu mwaka w'ingengo y'imari akarere ka Bugesera kari kahize guhuza hegitari 17,000 zihingwaho ibigori, guhuza ubutaka bungana na hegitari 44,955 z'ibishyimbo na hegitari 1,000 z'umuceri. Mu gushyira mu bikorwa uyu muhigo, hahujwe hegitari 17,401 z'ibigori, hahuzwa hegitari 45,984 z'ibishyimbo na hegitari 2,303 z'umuceri. Mu gukomeza kwita ku buhinzi, hatewe imyumbati kuri hegitari 1,094, hahingwa soya kuri hegitari 537, havuguruwe hegitari 540 z'urutoki, huhirwa imyaka kuri hegitari 412, ndetse abahinze mu mirenge yose
bafashwa kubona ifumbire mvaruganda yatumye barushaho kongera umusaruro w'ibyo bahinga. Ahangaha tukaba dukora ubuhinzi bwo kuhira. Hano duhinga ibintu bitandukanye, ariko mbere na mbere nk'uko mubibona hano dufite irigasiyo nk'uko muyireba. Hano hari ikigega cy'amazi, epfo hari imirasire na pompe zizamura amazi. Izo pompe zizamura amazi kuri iki kigega gifite metero kibe 800. Ikigega rero tukaba twaracyubakiwe na Hingaweze n'abandi bafatanyabikorwa kugira ngo tubashe kubyaza umusaruro iyi site. Mu guteza imbere ubworozi, inka 3115 zatewe intanga. Inyana zavutse nazo zarabaruwe, ndetse inka zikingirwa indwara z'ibyorezo, hibandwa cyane cyane ku ndwara y'igipfuruto, amakore n'indwara y'ubutaka. Ibi byose byakozwe mu mirenge yose hagamijwe kongera umusaruro uturuka ku bworozi bw'inka. Mu bijyanye no guhanga imirimo idashingiye ku buhinzi, abanyeshuri barangije kwiga imyuga bigiwe imishinga inashyikirizwa ikigo gishinzwe gutanga ingwate ku nguzanyo BDF, ubu bakaba bategereje ubufasha. Mu bijyanye no guteza imbere ingufu, hubatswe imiyoboro y'amashanyarazi minini ireshya na kilometero 4.6 n'imito ireshya na kilometero 7, yubakiwe abaturage batuye mu mirenge ya Mayange, Mwogo na Nyamata. Mu kurushaho kwegereza abaturage umuriro w'amashanyarazi, akarere ka Bugesera kagejeje umuriro muri santere y'ubucuruzi ya Gitaraga mu murenge wa Mwogo. Ubu imirimo yo gucanira aka gace ikaba iri hafi kurangira. Turashimira akarere ka Bugesera ndetse n'ubuyobozi muri rusange, kubera ko ibi ngibi ni iterambere kandi abaturage barabyishimiye. Yewe muzi neza yuko turi mu gihe cya Covid, ngira ngo inama zinaba abaturage b'ibyishimo babigaragaza, bahaguruka bakabivuga. Ariko iteka ryose twebwe tuba turi kumwe hano, usanga abantu babyishimira, yewe abantu baratarama bakaganirira habona, ariko mbere byari bigoye. Rero barashimira ubuyobozi bw'akarere kuri iki gikorwa cyiza, kandi twizera ko tubategerejeho n'ibindi byinshi cyane bizaduteza imbere nk'abaturage. Mu guteza imbere ubwikorezi bw'abantu n'ibintu, muri uyu mwaka w'ingengo y'imari mu karere ka Bugesera hasanwe imihanda y'itaka ireshya na kilometero 50 yakozwe binyuze muri gahunda ya VUP. Gusana iyi mihanda byatumye ubuhahirane hagati y'abatuye aka karere bwiyongera, bituma ubukungu bwako buzamuka. Muri gahunda yo gukemura ikibazo cy'imirire mibi no guteza imbere ubuhinzi bw'imboga, mu mirenge yose igize akarere ka Bugesera hahinzwe imboga zafashije gukemura ikibazo cy'imirire mibi n'igwingira cyane cyane mu bana bato. Muri iyi gahunda kandi hatewe ibiti by'imbuto ziribwa 100,000 zikomeje gufasha abatuye akarere ka Bugesera kwihaza mu biribwa no guhangana n'ikibazo cy'imirire mibi. Mu nkingi y'imibereho myiza, muri uyu mwaka w'ingengo y'imari wa 2020-2021, akarere ka Bugesera kahize imihigo 50 igamije kwita ku buzima, uburezi no kuzamura imibereho y'abatishoboye. Iyi mihigo yashyizwe mu bikorwa ku bufatanye n'abaturage, inzego zegereye abaturage n'abafatanyabikorwa mu iterambere ry'akarere ka Bugesera. Hari gahunda nyinshi cyane, ariko mu bike navuga hari nka gahunda yo kurwanya imirire mibi. Icyo ni igikorwa abafatanyabikorwa dufatanyije n'akarere mu by'ukuri twinvestinzemo, kandi bigaragaza yuko bya transformiza ubuzima bw'abana ndetse n'abantu bakuru mu karere. Icyo ni igikorwa hafi ubu ngubu twihaye ko tuzajya dukora, then no kongera gukora. Twakoze profiling mu murenge yose ya Bugesera yo kureba ese ni bantu ki bafite amazu atari meza, akeneye gusanwa, ubwiherero adafite ubwiherero. So ibyo ni ibintu rero navuga yuko na bamwe mu bwiherero bwasanwe, amazu yasanwe, ibyo byaturutse muri ya profiling twakoze. So dufite database igaragaza abafatanyabikorwa bacu n'imirenge runaka, ariko none ikanagaragaza ese umurenge need uyu murenge ufite kurusha iriya n'uwuhe. Ibyo ni ibintu bifasha. Navuze gahunda ya Girinka, icyo ni ikintu gahunda murabizi yuko ari gahunda yatangijwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika. So ni gahunda rero ikomeje kongera guhindura ubuzima bw'abanyarwanda
babona amata, bakabona ifumbire, ugasanga ejo bundi inka yabyaye, undi yoroje undi, so ugasanga economically ni ibintu bizabavana mu bukene, kandi noneho atari wa muntu uri buvuge ngo araza kwirirwa asaba, kuko icyo gihe aba afite inka ye, afite amata, arahinga, keza, akashobora no kuba yasagurira ndetse n'abandi n'abaturanyi. Mu kwita ku buzima bw'umwana n'umugore, abagore 47% bo mu karere ka Bugesera bipimishije inda nibura inshuro enye nk'uko amabwiriza ya Minisiteri y'Ubuzima biteganya. Abandi 44% bitabiriye gahunda yo kuboneza urubyaro, bituma babyara abo bashoboye kurera kandi bashoboye kubonera ibyangombwa. Muri uyu mwaka w'ingengo y'imari, akarere ka Bugesera kashyize ingufu mu guharanira kuzamura ireme ry'uburezi mu mashuri, kongera umubare w'ibyumba by'amashuri mu rwego rwo guhangana n'ikibazo cy'ubucucike mu mashuri no kugabanya ingendo abana bakora bajya ku ishuri. Mu kongera umubare w'ibyumba by'amashuri, hubatswe ibyumba by'amashuri bishya 430 n'ubwiherero 655 byubatswe na leta muri gahunda y'uburezi bw'ibanze bw'imyaka 12. Mu gihe ku bufatanye na Banki y'Isi hubatswe ibyumba by'amashuri 326 n'ubwiherero 450. Uko mureba ibyumba ari na byinshi nako n'abana ari benshi. Aba bana barimo hano bigiramo hano, abanyeshuri twababonye byaje kwiga hano, mu by'ukuri bibafitiye umumaro, bari bamaze igihe kinini babyifuza kuko bakoraga ingendo ndende bava hano bajya kwiga ku bindi bigo bagiye bavamo. Ingendo zaragabanutse, kandi ikindi kintu cyo gukererwa kiragabanuka, kandi ikindi cya gatatu twavuga cyafashije abaturage bo batuye muri aka kagari cyangwa se muri uyu mudugudu, nuko mu by'ukuri abana babo barataha saa sita bakabona icyo kurya kandi bakagaruka badakererewe, ndetse bikanaborohera kuba bagera ku kigo kureba abana babo uburyo kibigamo bitabavunnye. Mu kugeza amazi meza mu bigo by'amashuri no gufata amazi y'imvura, akarere ka Bugesera kubatse ikigega cyo mu kuzimu gifata amazi y'imvura kuri groupe scolaire Mwendo. Hubatswe kandi ibigega 6 mu kuzimu bifata amazi y'imvura. Hanubakwa ibyumba 3 byagenewe gufasha abana b'abakobwa ku bindi bigo by'amashuri. Muri gahunda ya Gira Inka Munyarwanda, muri uyu mwaka w'ingengo y'imari, akarere ka Bugesera katanze inka 746 zahawe imiryango itishoboye ngo zibafashe kwikura mu bukene. Inka yabyaye muri ukwezi gushize, yabyayemo inyana, tubona amata. Mu gitondo dukama litiro 3 n'igice, nimugoroba dukama litiro 2. Bana banje banywa amata, barishimye n'ubu nuko bamwe bagiye ku ishuri, ubabonye wavuga ati rwose bano bana banywa amata. Nibyo, kandi ndumva ikiza kurenzaho nuko ntekereza ko bigiye gukomeza kuba byiza, kuko iyi nka imaze igihe gito. Ndatekereza ko mu gihe kirekire kiri imbere izagira umusaruro munini kurenzaho. Mu gukomeza kwegereza abaturage ibikorwa remezo, akarere ka Bugesera kahaye ingo 2586 amashanyarazi akomoka ku muyoboro munini w'amashanyarazi y'igihugu. Mu bijyanye n'imiyoborere myiza, akarere ka Bugesera kakemuye ibibazo by'abaturage ku gihe, kanafata ibyemezo bitandukanye bigamije guteza imbere umutekano n'isuku, gutanga serivisi nziza, kwimakaza ubumwe n'ubwiyunge, umuco w'ubutore, kumenyekanisha gahunda ya Ndi Umunyarwanda n'ibindi. Icyo nabwira abakeramurimo, abaturage b'akarere ka Bugesera, mbere na mbere no kubashimira uruhare bagira mu mihigo, uko nabisobanuye, haba mu kuyigena ariko haba no kuyishyira mu bikorwa. Icya kabiri rero ni ukusaba cyangwa kwibutsa ko ibyubatswe, iyo mihigo twagezeho tugomba kwisigasira. Hari ibikorwa byinshi byubatswe ariko bigomba kwitabwaho, ari ayo mashuri, ari amacumbi, ari imihanda twubatse, ari izo za laboratoire na maternité, yewe ari n'amikoro abantu binjije ku giti cyabo, nibyo kwitabwaho, ibisigasirwa bigasigasirwa neza, hanyuma icyavuyemo kikaduha inyungu mu buryo burambye. Niba ari amafaranga umuntu yakoreye akayashora mu kintu cyatuma yiteza imbere, kuko nta gihamya yuko azongera kugaruka, abantu bakirinda kwaya imihigo twesheje muri uyu mwaka, tukazageza n'umwaka utaha tukibona ibyiza byayo kandi igakomeza ikabitanga. Ariko nanone nongeraho ko n'umwaka tugiye gutangira tugiye kujya mu yindi mihigo, kandi imihigo nayo yavuye mu baturage, ubwo nayo tuzayijyana mu neza.
ubuyobozi bw'akarere ka Bugesera bushima ubufatanye, ubushake, ingufu, umurava no gukorera hamwe byagaragajwe mu gutuma ibi bikorwa byose twagaragaje bigerwaho. Turashimira cyane urwego rw'inama njyanama y'akarere rudukuriye ku bufasha buduha kugira ngo twese imihigo. Mbere na mbere kugena n'amikoro abigendaho, ingengo y'imari itorwa n'inama njyanama. Kuba mufite umuhigo wo kubaka inzu runaka ntimubone amabati, ntimubone sima byagorana cyane, ariko iyo njyanama yabyumvise kandi ikabikora biratwongera. Turashimira inama njyanama ari ku ngengo y'imari, ariko ari no ku bitekerezo, ndetse inama njyanama yararenze ishyiraho komite ishinzwe imihigo, komite idasanzwe mu nama njyanama ishinzwe imihigo yikurikirana umunsi ku wundi kugira ngo natwe baduhwiture, ariko banaduhe n'ubufasha aho bikenewe. Hashim